kugira umusozo kugira ngo tugire pasika nziza. Dushima Imana rero ko yemeye ko tuza guterana ku munsi w'umugisha, umunsi w'umunezero. Imana ishimwe cyane. Dukunda Imana kuko hari Imana ifite imbaraga, Imana y'ubushobozi bwayo. Imana ikunda umuntu witanga, wishakana umwete. Amen. Wenda Imana ivuze ni ngo ashobora kubyuka nabi, ashobora kuba habona imvura n'ibindi, ugasanga umuntu aravuze ati ntabwo ngiye, kandi Imana yarabishatse kugira ngo nagwe irebe ko ubasha kugera. Yesu ashimwe cyane. Imana ikunda umuntu witanga n'agomba, kandi Satani iyo asanga azi neza ko ari ikintu Imana igiye gukora, agerageza uburyo abivana. Ushobora kuryamuranya no kuza gusenga bwacyo ukabona birahaze. Satani basiki azi agaciro ko kuza mu nzu y'Imana, azi agaciro ko kuza gusenga, ariko wowe waje gusenga agira ngo wikomere amashyi mu izina rya Yesu. Mureke dusome ijambo ry'Imana mu minota dufite kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nubwo Imana igiye kuvugana natwe, turasoma muri Matayo igice 26, tugasoma n'umurongo wa 19. Matayo igice 26, turasoma umurongo wa 19. Duhuza amagambo y'Imana. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Tubanze dusome titire y'ijambo ry'Imana. Aravuze ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Muri cyane aravuze ngo abigishwa bagenzi uko Yesu yababwiye baringaniza ibya Pasika. Twongere dusome na Yohana igice 19. Yohana igice 19, turasoma umurongo wa 17 tugeze 22. Dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice 19 umurongo wa 17 tugeze 22. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko bajyana Yesu, asohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu hitwa Nyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Gologota. Bamubambana n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira umusaraba rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'Uburayi, hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditseho mu Ruheburayo no mu Roma no mu Kigiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandikeho ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Twongeye dusoma ibyahishwe, turasoma amagambo atandukanye menshi yavuze kuyahuza, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Turasoma ibyahishwe, utahazi mujye mumwihorera, tuzajya tubabwira ngo urareba ngo imibare Bibiliya warayiguze kugira ngo uyisoma. Mu gihe utayisoma mujye mubihora, akomeza ahinduranye atarahabona. Tuba dukeneye kumenya n'ijambo ry'Imana. Rero tuyifite, ufata umwanya, ufata telefone ujya kuri WhatsApp, ukora ibikiko, ufata umwanya kumenya ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dukunda kubibabwira ibihe bitari by'abari mu gihe kizagera buri wese asamaye. Ni ibintu byahanuwe muri Amosi. Igihe kizagera ntabwo muzaza mwihangana, ntabwo muzaza gukererwa, ntabwo muzakibwiriza, muhazatereza rasi cyo gusiza n'icyo kunywa no gushaka ijambo ry'Imana. Rero bigomba kuzasoma. Niba rero tuba tubyifuza kugira ngo urusheho guha umwanya Imana, usome ijambo ry'Imana.
Ibyahishwe ibice bitanu turasoma murongo wa mbere tuze kugeza ku murongo wa gatanu aho turi busoreze. Turasoma amagambo menshi kandi y'umugisha. Aravuze ngo umwana w'intama, igitambo bari kuvuga umwana w'intama n'igitambo cyafatanyijwe n'ibimenyetso birindwi. Aravuze ngo mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo ukuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso birindwi gifatanyije? Ntihagera uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nubwo ngizwa cyane nuko atabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi bigifatanyije. Twakira ijambo ry'Imana. Twakomera Imana amashyi menshi y'ijambo ry'Imana. Tuganire kuri iri jambo tumaze gusoma, ijambo ry'umugisha kuri uyu munsi w'umunezero Imana yaduhaye. Turi ku munsi wa Pasaka cyangwa se wo kwibuka izuka rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ni ibintu byatangiye kera, ni umugenzo watangiye kera cyane. Umugenzo uyu munsi ni ibirori. Twe twamaze kurokoka, twamaze kwibera abarokore, rero tuba twarageze ahandi hantu, ariko nk'abantu b'Abakatolika, abantu basenze, uyu munsi wabaga ari ibintu bidasanzwe. Baba bateguye ibintu bidasanzwe, se hakaba n'indi migenzo yabo, yaba no kubatizwa, gukomeza ubukristo, bafite iminsi mikuru idasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Agerageza ngo tuganire ku ijambo k'uyu munsi wa Pasika. Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Kugira ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Wicaye hano nawe urimo gukurikirana ku YouTube, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Haleluya. Si mwene wacu wabivuze, si anko wawe, si umugabo we, si umudamu. Imana icyo yakuvuzeho kizasohora mu izina rya Kristo. Twakomeye Imana amashyi cyane. Buriya ntukagire ubwoba, ntukagire, niba uzi ko ari ikintu Imana yakuvuze, ukaba wicaye ufite ikintu Imana yakubwiye cyitwa muza, icyo gusakuza, ukaba uzi ko ari Imana yabivuze, ubwoba ni bushira. Ndimo ndaguhumuriza, ubwoba ni bushira. Niba ufite isezerano ry'Imana yakuvuze, Imana si injajwa, Imana igira amarangamutima, Imana si inyesokoro, Imana ntihubuka. Ubwo niba ndababwira batandukanya kamere y'umuntu n'ubuntu bw'Imana. Umuntu ashobora kuba ari hano akemera ibintu atazakubura, ibintu utwaye tubona. Umuntu ashobora kwemera ikintu ngo keya wasigabanya mugashwana. Umuntu ushobora kumwizera ejo agapfa kuko nawe utazapfa. Umuntu ashobora kukwizeza amazaguha akazi yakagwa koko, ariko manda ye yashira mwese mukajyanirana. Ariko Imana twizeye, haleluya, ni Imana itagipfa, ni Imana itagitangwa n'inzira, ni Imana itagitangwa n'uko ubuzima bwawe iri icyo yavuze ikagisohoza. Nongera cyane, haleluya. Dawidi yanditse igitabo muri Zaburi ya 37 umurongo wa 25. Yaravuze ngo nari ndi umusore none ndashaje, sinari nabona umunsi umwe umukiranutsi w'Imana aretse. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kureka umukiranutsi wayo, izatanga ingabo nyinshi, izajya yiyeranja, izajya ikiza nawe uzitari, kugira ngo ute Imana ntabwo izemera kuba n'isuri. Niyo mpamvu bambara uko bambara ukabumva ngo wambaye nabi, abantu bakubona bakabona urabera. Mu gihe urimo uratekereza ko wambaye nabi, wakwisiga ya mavuta adafite gahunda, abantu bakabona wisize amavuta he, bakubaza ngo yaguye kubera iki? Yatanze ingabo nyinshi zipfa kunabi. Hano sinari nabona umukiranutsi w'Imana aritswe
mugenzi wawe Imana izabaguteza. Ubwire buhoro, ubwira byumve, ubwire ngo nta Imana izabaguteza. Kuko abirinda Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kurenga. Rero tuganire ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yavuze kizaza. Nibyo jambo ryabwo tuganire ku munsi wa Pasika. Biganire uburyo wumva ubutumwa bwiza. Yesu asabashe cyane. Haleluya. Mu buzima bwacu busanzwe Imana yaratumenye kera. Imana imuzi kurusha abantu uko bakoze. Buriya intambara nyinshi turagira ngo zipfuye kuza, ariko Imana ibisanzwe si izo ntambara tuzahura nazo. Haleluya. Kandi iyo uzakomera unyura mu bikomeye, iyo uzarama unyura mu bintu bishaka kukwica, iyo uzaba umukire, iyo uzatunga ibyo kurya, iyo uzambara unyura mu bintu nko kubura ibyo kurya no kwambara. Kugira ngo uzakomera uzatunga abantu benshi, uzagarura abantu benshi. Niba bafite amasaruro y'Imana, nusubiza amaso inyuma uraza gusanga umuntu ashobora kujya gusenga kw'Imana ati Imana ndashaka kunywa n'ibyo kurya. Ukumva Imana irakubwira ati uzajya mwana wawe kandi uzagaburira n'abantu. Ukumva bati uzafasha abantu, uzagaburira abantu kandi ibibazo bituma rwose ntabuze n'ibyo kurya nzajya gufana nanjye ubwanjye nabivuze. Imana iri ejo hazaza. Wowe ibyo utareba Imana ni byiza. Ibyo udatekereza Imana igitekereza ko ni umubyeyi wawe kandi ushobora gusaba nawe Imana ikamuha neza. Buriya mu buzima bwacu twebwe dukunda gusaba Imana bikurikiranye n'irari ryacu. Irari rirakuza ati Imana kiriya kintu gikore. Imana ikabona ko urimo urasaba nawe ikaguha ibidukwiye. Uramuyoboza ko Imana umunsi w'ibidukwiye. Nawe ukurikiranye umunsi wa none kuri Pasika, Imana ikaba igukwiye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi ni Imana ikora. Ugasanga umuntu arimo arasenga ati Imana ndashaka karate, ndashaka telefone. Ugasanga umukobwa arimo arasenga cyangwa ndashaka uriya musore Imana, ndashaka uriya mukobwa wanjye, bikarangira itamubaye. Kubera ko wowe warebye aho uza. Warebye aho uza nyine warebye. Buri umuntu yashatse kukuyoberanya ikintu cyitwa umuntu. Buriya abantu bakirunga n'inyamaswa mbi n'umuntu. Yesu arakomeza aravuga ati wizera umwana w'umuntu avuga. Yego Imana iratuza. Rero mubwire ngo wowe uranyumva. Wowe ushobora kureba aho uza. Umuntu ashatse kukuyoberanyaho n'imyaka 5 n'imyaka 10 yakuyoberanya. Ubwo bwenge Satani yaraduhaye kuko ubwenge buva kuri Satani buva ku Mana. Ariko kuko Imana ibasha kureba imitima yacu, ibasha kumenyera ko ari cyiza, ibasha kumenya ko ari kibi. Aya mu munsi w'Imana Imana ihitemo mu izina rya Yesu. Kandi tugisha no gusubira Imana yizakomera kunyura mu bintu bikomeye, yizarama bikomeye. Tuvuge gato ku mateka ya Yesu yavukiye Imana bagiye barumva abamesha bakavuga azaboneka umucunguzi, azaboneka uzatwitangira, azaboneka uzatubura. Bagenda bihano abanyabwenge cyangwa se abafarisayo ngo bakajya batekereza ko Yesu naza azavukira ahantu hakomeye. Tuko turabyumva neza. Biramugeza mu kwicuza ubuzima burimo kuko Imana yabishatse. Dufite abantu benshi bajya bicuza ku buzima bari akavuga ati iyaba narize rero kwigana ibyiza ariko tutarize ariko bishatse ukavuga ati iyaba naravukiye aterega abantu bavukiye kubaho neza ati nanjye iyaba naravukiye ameze aho wavukiye n'Imana igiye gukora igitangaza. Aho wavukiye n'Imana igiye kuguhesha agaciro. Aho wavukiye n'Imana igiye kwerekana icyubahiro cyawe. Ongera cyane pepe Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. None abanyabwenge ngo bari bazi ko Yesu ari wasavukira, ari wasakurira. None ngo barangije Imana ibyitegereje. Imana irangije bakubwira bikaritse yari isuzumuritse cyane. Ireba umudugudu wabo udafite agaciro. Ireba umudugudu witwaga Betelehemu. Iravuga ati ngo mu gihugu cy'Ubuyuda. Iravuga ngo uyu mugomba gufata Yesu akaba yavukiye. Yesu yavukiye mu muvure. Urukumvikana kuko neza yumva imbaraga z'Imana. Yego Imana irangije Yesu baragenda. Ubwo nagiye bisimbuka ukuntu Yosefu yakundanye na Mariya, ateruranye na Mariya. Igihe kimwe noneho ngo Imana iramusanga Mariya atwitira atarajyamanye n'umugabo we. Ndashima Imana ko ifata ibidashoboka ikabikora nk'ibishoboka. Uyu munsi Imana ifata ubwo busa bwawe ibukorera igitangaza. Nawe ukurikirana umunsi wawe Imana ifata ibidashoboka ibintu bishoboka. Uyu munsi wa Pasika Yesu wasutse asukana n'ibitangaza byawe, asukana n'agaciro kawe, asukana no kuba gukirwa n'izina
rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bagiye kubona ngo babona Yesu ngo Yosefu ateretanye na Mariya umunsi umwe ngo barakora nk'uko abantu bakundana bakajya bakora ibigani n'ibintu bisa. None ngo Yosefu agiye guhura na Mariya ngo baramubona bahuye baganiriye ngo bashoje banamureba mu matwi. Utwite gute? Ati ngewe nabonye ni urumva ibyo ikibazo wagisubiza namwe mukuze umwana bwacu gatwite namwe nasanga nawe wabyemera ko mutamusubiza wabyemera ariko nayambere ngo Imana igiye gufata ibidashoboka iyakoze biri igiye gufata ibyo ubona ko bidashoboka irabikora n'ibishoboka mu izina rya Yesu. Ngo Mariya kuri Yosefu ati ndatwite. Yosefu ntiyabyumva neza ariko ngo yirinda kuba yamubabaza agatereka n'ikize ariko nidutandukana navuga ndamwohereza mesaje y'igikatu ndamwohereza mesaje itaba hari mesaje za wagiye wakira zitari zizi ariko umunsi wa none wakira mesaje zizamwe izina rya Yesu. Nani mubona cyane none ngo bamaze gutandukana ngo Yosefu bari baragenda ngo agenda agambira kuba yarenga Mariya ahubwo ati ni gute umuntu Yesu koga ngo atwite bigaragara ko yari asanga afite ubuganga utegereje uburyo bw'umubiri wasanga ko yari afite ariko nawe yari afite. None ngo Yosefu arimo aratekereza ukuntu wari wose kumubenga ngo ijwi riragusanga kugira ngo uyu munsi ijwi rigusange mu izina rya Yesu. Wongere wumve ijwi ry'Imana. Iyo umuntu yumva ijwi ry'Imana riragukomeza riraguhumuriza rikugarura agaciro n'ibyishimo wumva ufite umunezero udasanzwe. Imana igufashe cyane. Ngo Yosefu arimo arabitekereza ngo ijwi riramubwira ngo wirengura umukobwa kuko aratwite kandi ntabwo yajyanye n'undi muntu uwo ari we wese igihe wabikoze kandi atwisha umutungo atwise umucunguzi kandi azatanga umwana w'umuhungu uzamwita Yesu azacungura benshi azarengera benshi azababarira benshi azagabura benshi azazura benshi. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi Imana iduhe abana b'umugisha we wifuza kubyara wowe utarabyara uzabyara abana bazahindura amateka bazahindura byinshi kandi nawe babyare Imana abana bawe ibahesha umugisha bazakora amateka. Tuge tuzamubara icyubahiro. Twegereje Bishop wacu akamukomera amashyi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Nawe tubifurije kugira Pasika nziza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo Yosefu ahabwa iryo sezerano amaze kwihangana ngo Yesu ati ngo Imana ifite ndababona ngo nubwo abantu bibwira ngo Yesu bazavukira mu bakire bazavukira ngo mu bantu bakomeye n'imana yategeka reka nitegereze i Betelehemu abariho Yesu azavukira kandi azavukira mu muvure. Biravuze ngo nuko Yesu barimo baragenda na Yosefu ngo bagenda ngo barimo baragenda ngo bageze aho barimo kugenda ngo ibise biragufata bimufashe ngo ukuntu abigenza ngo bareba ahantu bari buze kurara ngo bareba ahantu hari ikiraro kirimo inka ngo bariho baragenda bararara barahacumbika ngo hari umuvure muri Yesu Kristo bimufashe abarabyara hari n'abashumba bamaze kubyara n'ijambo ritubwira bamaze kugira ngo ako kanya ngo isi yose irahinduka ngo babona ngo inyenyeri biracana bicana muri kiyaga Yesu yavukiye. Batangira kwibaza abanyabwenge ko twe tuzi ko azavukira amakomeye kuki tubona ati mugende murebe ahantu inyenyeri ahantu biramuka mugende murebe bafata abanyabwenge bose baragenda ijambo rimwe mu kanya umwanya rero wabwate nimusanga umwici nimusanga muzemure tumwici ijambo ngo abanyabwenge ngo baragenda ngo bamaze kugenda namubwira agaciro ka Pasika yamubwiye uko Yesu yakwitanye ndagira ngo umunsi wongere urukundo rwa Yesu wibuke ko imbabazi z'Uwiteka ziri wibuke ko impamvu icyo Yesu afite umugambi ngo bagira ngo nuko bageze ngo bagenda bazana kuri uwo mwaka bagira ngo umucunguzi yavukiye kandi ubwo bwatumye biri mwanya niba ngombwa munamwite baba ni ngo batumye barakubwira ko ngo bahageze ngo bagezeho kugira bamwice ngo barakoka ngo bagatura ibitambo yuko barakishimira reka sasa baba ngo bamaze kwishimira kuko umwami yarabwiye ati mugaruke mu makuru usubire tumwice ngo Imana irangije ngo ibwira abanyabwenge ati nimuze gusubira ku mwami Herode ahubwo munyurize neza mwigirwa ijambo rero ngo baragenda bigirwa ngo umwami Herode arinda ko abandi yatumye ko bazarabo barangije barabaracyana barangije bafata umwanzuro ko yagiye yajya mu kugira ngo agere kwa mwiki
Imana idufashe cyane. Ndashima Imana ko yabanye nawe. Ibyaguhize ni byinshi, ibyakurwanyije ni byinshi, ariko kuko Yesu hari icyo yakuvuzeho uyu munsi uracyari. Ijambo ry'abantu warangije ngo arahaguruka aganira kujya kwica Yesu. Nuko ijwi rirongera rigaruka kuri Yosefu yamubwira ngo fata umwana wawe n'umugore wawe mugende kuko umwica ari muri Isirayeli. Muri Matayo 3:14 kugeza 19 yaravuga ngo muvuge muri Egiputa kuko ushaka kumwica ari muri Isirayeli. Ngo baragenda barahaguruka. Imana ishimwe cyane. Herode ahageze abura Yesu. Wamaze kubura Yesu washyira itegeko ngo buri mwana wese utarengeje icyumweru apfe. Batangira kwicuguza ariko babica Yesu yaratambutse. Ndashima Imana ko ibyagiye bagutega wagiye usimbuka, ibyagiye bagambira ngo uzamuke wapfuye. Icyo Imana yakuvuzeho kizaza. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo mwibutse imbaraga z'Imana. Yesu aba muri ubwo buzima abana n'abigishwa abana na Yesu, ariko ngo Yesu ngo bakomeza kumugenza, bakomeza kumuhiga, bakomeza kumurwanya. Ni inkuru ndende cyane. Imana ishimwe cyane. Bakomeza kumuhiga, akomeza guha intambara nyinshi, ariko Imana ibana nawe. Yatoranyije abigishwa 12 harimo umuzamugambanira ari we Yuda Iskariyoti. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubwire ngo Yesu ajya kuza muri iyi si, Yesu ajya kuza muri iyi si ntabwo yapfuye gusa. Yesu yaje afite uburyo azitwara, yaje afite gahunda zose zarapanzwe. Ntugire ngo yapfuye gusa. Niyo mpamvu ngo biratubwira ngo Yesu na mama yarazi ko yabyaye umwana, nubwo yabyaye Yesu. We yarazi ko afite umwana, nubwo umwana afite, nubwo kuko biravuga gusoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Avuga ngo jambo yahozeho kandi jambo yahoranye n'iki? N'Imana. Nubwo Yesu yaje kwigira umuntu ariko yahozeho. Noneho mama bakajya abona Yesu akagira ngo naka. Niba murabyibuka hari igihe cyageze afite imyaka 18 hagati y'umunani n'imyaka 12. Mama wa Yesu aravuga ngo amubuze bajya kumushakira, ngo bamara iminsi ariko icyumweru cyose batamubona. Ngo bamubuze ngo baza kumenya ko kwari hariya mu Rwanda ari muri Nyabugogo basakana imyaka 12. Baraza baragashakira bamugeraho, baragafite ibintu tugiye kutwakoza iki twabishakira gusipa gutera gusipa watumye tuya. Yesu arabaza bati mwashakira ni mwashakira bazaka mwashakira ngo bajya bakumva umwana ni igitangaza. Umwana arisindi imbaraga z'uburyo, umwana yuzuye ubwiza bw'Imana. Aravuga ati mwashakira ni icyo cyozo unyina yababaye yanga ati mwashakira. Ahita aramubwira ati mama mwindirira imbaraga, umwana uzacungura benshi, uzakora amateka, uzahindura ibintu byinshi. Imana igufashe cyane. Haleluya. Biratubwira ibitangaza Yesu ntabwo yakoze ibitangaza. Ntabwo Yesu yakoze ibitangaza ariko amaze yatangiye gukora ibitangaza akiri muto. Biratubwira ngo papa wa Yesu akazi yakoraga yari ububaji. Yosefu ngo yakoraga ibintu by'ububaji. Ariko iyo abaga ari kumwe na Yesu, ngo Yesu yafataga ibumba, ibumba wakaribumba, ndagira ngo kandi aratanga wakaribumba ngo yabara kubumba agakora n'akanyoni kibumba, ngo yarangiza ngo agafata umwuka akawaguca, ngo yawa ngo byahuba bageze mu kaminyoni ikaguruka. Yakoraga ibitangaza by'imbuto. Yatangiye gukora ibitangaza kinatwise. Yatangiye gukora ibitangaza kinavuga. Ibintu birahinduka, birakomera. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi wa none Yesu yongera azukire mu mutima wawe. Yesu yongera vuba azukire mu bikorwa byawe. Yesu yongera vuba azukire mu izina rya Yesu. Kongera cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ube bagasima. Haleluya. Muragera rero tukagira wongere wibuke ubwiza bwawe. Ijambo twasomera kugira ngo igihe kiragera cyangwa se kiragera Yesu arangira bati mutegure dusangira neza y'umwami, bakore ibintu bizajya munyibukiraho. Aho niho Yesu yafashe igikombe aragishimira cyo kwitegaguro, aravuga ati mujye mubikora, aya ni amaso yanjye agiye kuzava ku bwa benshi. Yesu ashimwe cyane. Yaratara aravuga ati mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Afata umuganga amushimira, aravuga ati ibi byose mujye mubikora kugira ngo bibe urwibutso rwanjye. Bityo bita Pasika, asangira n'abigishwa barasangira. Noneho bamaze gusangira Yesu yakoze Yesu yaravuga no guca bugufi.
Imana yongera impano zo guca bugufi. Imana ibe guca bugufi umutima wawe. Wikwishyira mu bibona Imana igaragaza Imana ibe guca bugufi. Nawe Imana ibe guca bugufi n'izina Yesu. Yesu yakoze iki? Ngo yararangije Imana twishimire cyane. Yararangije ngo yicaza abigishwa. Icyambere aho gatekanye umuntu uzangamana ari muri we. Ariko nisanga kugira ngo azasoze mu cyangwa kuyamo. Bityo rero icyakari ngo afata amazi. Bamaze gusangira afata amazi. Ngo yikoro mwite ngo atangira koza abigishwa bibiri atangira kubuza ibiri ngo yamara kuboza akabana gusoma mwitura ngo ageze kuri Petero agatira agatsima n'ubute ati twe dukwiye kuboza none ni uri uratwoza Yesu ati reka mbikore. Petero ati kuvana wewe kubikora era mu mutwe uyoza n'umubiri wose uyoza byanditse hano ngo Yesu abiko ni ikimenyetso kisobanura iki guca bugufi. Imana idusaba n'abakozi b'Imana guca bugufi. Imana idusaba n'abapasiteri cyangwa bari guca bugufi. Imana ikunda umuntu uca bugufi. Nabwiza uyu munsi Imana ibe guca bugufi. Yesu ngo amaze kubikora ijambo riramubwira ngo ako kanya kuko igerageye kumugambanira ngo ako kanya ngo bita bazana igiti baramufatanya bamutwara ku musozi Nyabihu Igorogota. Yesu adufashe cyane. Byaje ngo twasoma haya ngo ubwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Icyo Imana yakuvuze ko kizasohora. Ijambo riramubwira ngo nuko barangije Yesu baramufata baramujyana ngo bamujyane kuba mugejeje ngo bamubambanye n'ibisambo bibiri. Bisobanura ngo Yesu n'abari bamwise igisambo bari bamwise Yesu bagiye bamwita amazina menshi. Hari n'abamwise ngo ikigirwamana, hari abamwise ngo ni dayimoni. Muravuga bigeze abafarisayo bakomeje bashakisha impamvu z'abantu zatuma batumvira Yesu. Hari abageze bamwita ngo uyu muntu abadayimoni, none babivuga ari uyirukanye abadayimoni. Bavuze ati uyu muntu afite abadayimoni, undi aravuga ati natwe nashaka bafite n'ubwo abona yifitiye bamuye ngo bakajya bagenda bamuri impamvu. Ndashima Imana nubwo Satani aramushaka Imana ariko ntabwo azongera kuzibona mu izina rya Yesu Kristo. Kagara cyane haleluya. Kujya hari igihe umuntu yicara akajya gushaka Imana akajya wakwiyeza akajya agutokoza akajya washaka koza kugira ngo agushake Imana. Ariko turashima nta mpamvu bazakubonaho nta nizo bazakubonaho nuko icyo Imana yavuze iragishoboje. None tuzabona icyubahiro turi mu ijambo rivuga icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Icyo jambo turi manuko barangije Pilato barangije amushyiraho icyapa cyitwa ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Ni umwami w'Abayuda kandi ngo mube igisambo se cyitwa umwami w'Abayuda. Noneho ngo b'Abaheburayo ngo baraza n'Abaroma bakitegereza basanga cyanditse ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Aramubwira ati mwakoze ikosa. Babwira Pilato ngo bakoze ikosa. Usibari Imana y'umugisha umuntu agashaka kuba n'umugisha wawe. Usibari Imana igatikana gatwamakaza ugasabiriza batakurani agashobora. Ariko ndashimana uyu munsi wa Pasika Imana itegura ibyo byapfuye. Satani yahanuka nawe usongera kukurwanya. Hari umushimani cyane hari agaciro Imana igana mu buzima bwawe. Barangije begera Pilato baramubwira ati rero wakoze ikosa wari kwandika bati yiyise. Gerageza icyapa ikibanza wongere wandika andi magambo uvuga ati yiyise umwami w'Abayuda. Arababwira ati ibyo nakoze ndabi kandi icyo nanditse ariko twakomeye Imana bashimeze kuba amaraso ya Kristo kuba yaducunguye. Icyo nanditse nacyanditse ndagira ngo ubwire ngo icyo Imana yakuvuzeho abantu bayo badahari naho bakurwanya tugiye gusohora uyu mwaka ugiye gucyakira mu biganza byawe. Imana igiye gutabara babireba imbere y'agaciro babireba. Icyo yanditse yacyanditse. Aravuga ngo icyo nanditse ntabyarangiye. Cyangwa ngo bashize amasaha 6 ngo Yesu arapfuye ngo akimara gupfa. Ngo akimara gupfa ngo kare ngo isi yose yarategetse ngo ibituro byabera umuntu wese wari warasinze. Ndashimana ko Yesu nawe abera bazazuka abapfuye bazagaruka ibituro byabera bizakimuka. Yesu akimara gupfa kugira ngo imbaraga ziba ngo Yesu akimara gupfa wakuganya ngabakwe ibituro byose byahise byasanga abantu barangana. Abantu birabayo ati n'ibiki ati nuko Yesu yapfuye. None ngo Yesu akimara kuzuka ngira ngo umuntu kwenda Imana ifite ubwenge butugaba. Imana ishaka
ngo Yesu akimara gupfa bashatse abasirikare ngo kumurinda, baravuga ati mumurinde atazagira umuntu uzaza akibisha akibumbura ngo cyangwa akamupa, ati mumurinde turebe ko uko Yesu atarapfuye yari ababwiye ati njye niyo mwanyica niyo mwapfa ni nabwo yabwiye w'ikabe ati mu minsi itatu gusa nzaba nagize iki. Noneho abanyabwenge b'abafarisayo baravuga ati rero reka twerekane ko nta mbaraga afite mu gihugu murinde turebe ko azaza, ngo abasirikare baraza baramurinde bashira itare barazitira basaba Yesu atazaza, ngo ni ku munsi wa gatatu birangwezo Imana ifite umugambi nawe udukurikiranye. Imana ifite umugambi, ari Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, ari Imana ivuga ngo cyo mwisigeze bigiye kurebekana ku iteka ribaye. Babashaka abasirikare 13 n'ibisobanuro iki niba ngo hari ukuntu Satani aguhagurukira akajya kuzirika akaboha amaguru yawe akamuha amaboko yawe ugasanga ikintu cyose ugamije kuba kirimo kiranga ugasanga utangiye kubura icyerekezo, ariko hejuru y'ibyo byose hari icyo Imana yakuvuzeho kirarusha imbaraga isombaraga bisoza. Baravuga mumurinde turebe ko azazuka mu minsi itatu, turebe ko yiyemera, turebe ko yigisha umuhanuzi, turebe ko azazuka. Ngo nuko baramurinda bamurinze ijambo riravuga ngo ku munsi wa gatatu Yesu arazuka. Haleluya! Ku munsi wa gatatu ari umunsi wa Pasika, ari umunsi wa none Yesu arazuka, akira kuzuka karurirwa ubuzima, karurirwa agaciro, karurirwa imigisha. Uyu munsi uzukane na Yesu n'izina rya Yesu, nawe uzukane na Yesu. Yabwiza abakira kuzukana na Yesu, kubwira abakira kuzukana na Yesu. Ngo nuko ngo babarinze ikintu cyatangaje, ngo babarinze, ngo bari barinze, ngo bagiye kubona ngo babona ngo bagiye kongera kurunguruka basanga igituro cyegutse kare. Ngo kundi hari marayika wayisubiza Yesu amaze kuzuka, hari marayika wayisubiza ngo akoreye igitare warangije akihagarara hejuru. Imana ikoreze marayika uzajya kugenda hejuru, Imana ikoreze marayika uzajya uri kurinda ibihe byose, ati marayika uzajya kurinda nawe wacu kurinda ajya kurinda n'ibyo bintu mu izina rya Yesu. Twongera cyane haleluya. Icyo Imana yakuvuzeho kizasohora ubwoba n'ibishyi. Ngo barungurutse babona igitare cyego atega bakaba yazo ati amisa atavuse birebeye bitangira kubacagaki egera mu munsi wa none ubwo ugiye kuzukana na Yesu abantu baracagaki egera mu ugiye kuzukana na Yesu ibyo bakuvuye bagiye kubishaka biwe babone n'umugisha. Iyo wazukanye na Yesu iyo umuntu akuvumye akoresha umugisha. Saba ibiganza byawe egera mu munsi wa none, uyu munsi wa none Imana izukane n'ubuzima bwawe, izukane n'ubugingo bwawe, izukane n'agakiza, kandi ibyo bakuvuye byose bihagarare mu izina rya Yesu. Kandi uyu munsi wa none uri bukuvume akoresha umugisha, uri bukwange akoresha umugisha, uri bukurwange akoresha umugisha, uri bukuveho akoresha umugisha. Menyekane ko twazukanye nawe na Yesu. Kongera tukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Bigenze gute ko tuzi ko ataza ati yazutse. Ngo Mariya Magadalena n'uwitwaga Mariya ngo baraza birukanka ngo bahageze mujyane bararunguruka, bageze barunguruka bariko ati nimutuze umutima, ndabizi ko mwazanywe no gushaka umwana w'abantu, ati nimumbure yarazutse, atabwo nimugende mujye kubwira inkuru nziza, mujye kuvuga imbaraga zawe, mubwira abigishwa ati icyo Imana yavuze bigize iki birasohoye. Ndagira mubwira ngo umunsi wa none icyo Imana yavuze wowe uyihangana udukurikirane birasohoye mu izina rya Yesu. Haleluya. Barangije guhana inama bakati babayesu bajya kubwira umwana ati reka twasanze yaje, bajya gukora inama bakati se mwakoze ibitande ko twarinze ntabwo twari n'ubu icyo gihe ndishaka ijambo ryavuze ngo umwenda wari ukiyeteje watamutse moka. Duhabwa agaciro abitwaga abanyabyaha, duhabwa agaciro abadamu badakora ijambo bageraga umwenda wose kutabuka kabiri. Imana ibasukaho impano mwemerera kubwiriza ufite ijambo kubera iki umwenda wari ukiyirije ahera watamutse moka. Y'amaraso ya Yesu aratubohora, y'amaraso ya Yesu aradukiza. Twakomeye Imana amashyi kubw'umwenda
mu isano rya kera habagaho kugira ngo umuntu ababarirwe, kugira ngo umuntu agire icyo akora yatangaga ibitambo, agatanga ibitambo z'ihene, agatanga ibitambo by'inka, agatanga ibitambo by'inuma. Tuvuge niba waba wakoze icyaha baravuga ati genda ujya gushaka inuma idafite intego, ibaze gufata inuma idafite intego ukayizana, nibyo byari ibitambo. Noneho icyo gihe muri icyo gihe iyo umukobwa yasambanaga yitwaga na Rubiya. Mu Rwanda mu mico mu Rwanda barakubohaga, bari umuco mu Rwanda. Urumva n'ibicaga wayimuteye ahubwo bicaga wayitwise. Umva akarengane kari gahari. Kera nta mudamu wagiraga ijambo, nta n'umwana wagiraga ijambo. Iyo Imana yabwiraga Abisirayeli mugende mutwarire Abisirayeli, babaraga abagabo gusa, bakaza bagasanza abagabo ari 5,000 hatabarimo abana batanu. Haya mumema ayo maraso Yesu Kristo nitwari dufite agaciro, nitwagombaga gukizwa, ariko aya maraso Yesu Kristo yaraje twese aduha agaciro. Haya mumema amaraso Yesu Kristo tashaka kutigeza izo icyo gihe rero umuntu wese yashakaga ibitambo, ariko Yesu amaze kuza turashima Imana ko mu gihe cyo gushaka ibitambo by'ihene n'inka, Yesu yaraje atubera igitambo. Yesu yabirangije ku musaraba, yaravuze ngo mwene wari ucengereje ahera gewuciyemo kabiri. Buri wese ahabwa agaciro, buri wese ahabwa ijambo, buri wese ahabwa kugerayo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none buri wese afite agaciro, atira agaciro kawe. Nta mpamvu y'uko Satani atwara agaciro, kandi Imana yaduha agaciro, atira agaciro kawe mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibiganza muze musengere Imana, zamura ibiganza musengere. Ayo maraso twabaye bakize, amaraso atuma ingumba zisara, amaraso atuma abana biga bakarangiza, amaraso atuma wa mu mujyi wa Kigali bikabaho udafite akazi ukabaho. Ayo maraso abantu bakwanga, ayo maraso akagutwikira, ayo maraso abantu bakuvaho, ayo maraso akagutwikira. Amaraso afite agaciro. Zamura ibiganza musengere. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ufite imbaraga kandi uri Imana yo kwizerwa, uri Imana irahira. Uko basabye ibiganza mu izina rya Yesu Kristo twibutsa amaraso ya Yesu Kristo, amaraso yavuye i Golgotha, amaraso yatubohoye. Nawe zamura ibiganza uri dukurikiranye, zamura ibiganza musengere, wakira amaraso. Amaraso abohora, amaraso arahindura, amaraso arema, niyirukana izo ndwara, niyirukana imyuka mibi, niyirukana abadayimoni, niyirukana imivumo. Ayo maraso ya Yesu kuri uyu munsi wa none nakumanukire, nahindure, natanga agakiza ku bana bawe, natanga agakiza ku mutware wawe, natanga agakiza ku mufasha wawe. Reka ayo maraso ya Yesu Kristo usukane nayo, ibyapfuye byongere bisuke, ibyari byarabuze byongere bigaragare, menyekane ku iteka ry'Imana. Turagushima na kubikoze, icyoro kiri cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubonere amashyi cyane, tuvugire izina rye. Maraso ya Yesu akumanukire, maraso ubwiza bw'Imana bukugarure, bukumanukire, wongere ubohoke, wongere usubire ubusabane n'Imana. Amen. Bitangaza birakoreka, intsinzi iramenyekana, intsinzi irazamuka. Batangira kuririmba ngo urupfu yarumize urumuri, umwami Yesu ari ku ngoma. Yesu ashimwe cyane. Abantu batangira kubohoka, umutwara wabaye kera nuko nagiye mbivugaho cyane, ariko kera iyo umuntu yakoraga icyaha icyo ari cyo cyose, nushaka winjiye muri urusengero, nuhagera ucumuzwe n'umuntu wahita gupfa. Kera winjiraga ahantu hose afite ikiza yahita agapfa, wari umuco wa Misiri. Ariko kuko Yesu yemeye akamena amaraso ye, akemera akakwitangira, yashyize ikintu cyitwa kwihana. Imana Yesu yazanye imbabazi, akira imbabazi za Yesu, akira imbabazi za Yesu, akira ayo maraso kubera agakiza, akira imbabazi za Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere warapfaga. Riri jambo twashoboje ryatubwiye ngo Yohana ari mu iyerekwa ngo yumva Imana yavuze ngo ninde muri mwebwe mu buzima bwanjye mu baserafu, ninde muntu ushobora kujya gucungura buriya bwoko. Nitwe bavugaga uhabura n'umwe. Ninde ushobora gufata igitabo cy'ibimenyetso birindwi, ninde uri bwemere kugifata ngo ajye gucungura bariya bantu, uhabura n'umwe. Ariko ngo Yesu ngo Yohana atangiye kurira, atangiye kugira agahinda, ngo ijwi riramubwiye ngo kurira Yohana ati kuko mu muryango wa Yuda gishize kwa Dawidi iranesheje. Yesu agiye kubona abona Yohana bagiye kubona abona Yesu bateye inama, afata cya gitabo abana njyewe nagiye ngiye kwitangira bariya bantu, saba gupfa nabo kuraba, saba gupfa nabo guhimbaza Imana.
Imana Yesu abwira Imana tugeze hano mu isi byose biramugeze ngo Yesu ni byose. Yesu ni byose kuba mufite Yesu, iyo ufite Yesu ufite byose. Cyangwa ati izaba n'ababaye kandi nzumva gusenga batagira shingira rugero icyangane izaba risaba imfubyi n'umugabo w'abapfakazi kandi ishoboye byose ngo Yesu yaje ari byose. Haleluya. Izo mbabazi z'Uwiteka zikumanukire kandi Yesu ubwo yagiye kuza ku buzima bwawe akumanukire ari byose akuzanire byose byuzuye mu izina rya Yesu. Imana ikugurisha ijambo ry'Imana biramugeze ngo usuzukane na Yesu. Wamunyabyaha nawe usuzukane na Yesu. Uyu munsi Imana yongere isukane nawe mu Israeli. Bamenye ko wasenze Imana, bamenye ko wizeye Imana, bamenye ko Imana ishoboye usukane na Yesu. Imana ikugurisha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ko Imana basukane izo mvuye gutanga amaturo n'ibyacu haguruka umugore wawe ufata ituro ryawe nawe udukurikiranye aho uri wafata ituro ryawe wifuza gutura kohereza amaturo twabasha kugufasha muri byose. Duhaguruke twese dufate amaturo. Waba wazanye ishimwe, waba wazanye icya cumi, waba ituro risanzwe, Imana ikabasha kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Dufate ituro ryacu turi Imana kugira ngo tubashe kubasezeranyisha. Imana muri izina rya Yesu Kristo, muri Imana ihambaye kandi muri Imana ifite imbaraga, turagushimira ushoboye byose. Baravuze ngo amatura umuntu atanga niyakoresha inzira, bisobanura ngo umuntu udatura nta mugisha abona. Ituro tugiye gutanga umugiseke wavuze ngo rikoresha umugisha kandi ikatugeza ku bakomeye. Rero umuntu natanga icyacu usanga umuntu arabigisha be yarafunze. Senge buri wese ugiye kurambura ukuboko ugiye gutanga amaturo asanzwe n'udukurikiranye gutanga amaturo yakira umugisha, yakira ubutabazi, yakira urengezi, bihindure byinshi. Ubwo munsi twibuka ko wasutse ituro bagiye gutanga ibyo aribyo byose bigarura ibyacu byose atari yageze. Turagushima kuri byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana imushaka turi Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana hanyuma dukomeze n'ibiteraniro by'umugisha. Gerageza kujya kuri YouTube wandika Bizimana Robert, wandika Bizimana Robert ugatubona ibiganiro byacu. N'ibiteraniro by'akanya ni live kandi ndaba ririho mu izina rya Yesu Kristo. Uganda hari akantu twitwa YouTube kandi subscribe uganda kugira ngo turusheho kwamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane kandi tubifurije kugira Pasika nziza, Pasika y'umugisha. Birameze ngo wifurije Pasika nziza. Nawe dukurikiranye tubifurije Pasika nziza. Imana Yesu azukane n'ibyawe byose. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Zamureka dusenge. Imana mu izina rya Yesu Kristo, muri Imana ihambaye, muri Imana ifite imbaraga, muri Imana yo kwizerwa, muri Imana itarika Imana. Sabira umugisha buri wese waje gukora aya materaniro. Reka imbaraga z'Imana zibe kuri we kandi ubagirire neza. Uyu munsi uzatwe bizuke ibyazo byemere kugira ngo izina rya Yesu hejuru. Batuwe umugisha abarimo bose, abari muri iterambere badukurikiye bose, umugisha Imana urimo kandi urindura amateka. Turagushimira kuri kose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amore Imana bane namwe tubifurije ibihe byiza. Shalom shalom. Usuzanye mu nzu y'Imana twakira abaririmbyi baze bakomeza baririmba.